Inka ni itungo rifite amateka maremare muri aka karere ka Afurika ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi, ariko iyo bigeze mu Rwanda bica agahigo kuko u Rwanda rwayitayeho by'agahano kugeza ubwo rireka kuba inka nk'itungo riribwa inyama, inka ikamwa amata, inka itanga ifumbire, iba igikoresho cya politike y'ububanyi n'amahanga, umutekano ndetse n'imibereho n'imibanire y'abaturage. Nuko ibirari by'amateka bidutekerereza, tugiye kuganira hamwe amateka y'inyambo. Inka yaciye agahigo ko gukundwa cyane muri aka karere ndetse igira n'ibigwi byinshi ibigitangaza mu bayizi, ndetse ifasha n'u Rwanda kwigarurira amahanga, rubasha no gutsinda amahanga atarukunda. Reka tuganirire hamwe ibirari by'amateka y'inka muri uru Rwanda. Inka zageze hano muri uru Rwanda ahinga umwaka wa 300, ubwo ni mwiyinjira ry'abasinga kuri ubutaka baje kubutura, ari nabwo batangiye kuzikwirakwiza barazorora maze bishyira kera. Borora inka z'amoko yose y'uruvangavange kugeza ubwo hashize imyaka igera muri 800 nibwo u Rwanda rwahanzwe, ndavuga ingoma ngabe y'Igasabo, noneho itangira umwihariko wayo wo kurema inka yabo bwite yitwaga inyambo. Inyambo ntabwo ari inka isanzwe nk'izindi zose. Inyambo ni igihangano cyaremwe n'abanyiginya bakiremera kuri ubutaka bwitwa u Rwanda ahasaga mu 1091. Inka ni imwe mu matungo 5 yahanganywe n'u Rwanda. Bavuze amatungo 5 yahanganywe n'u Rwanda, harimo inka, harimo ihene, harimo intama, harimo inkoko ndetse n'ibiguruka byitwa inzuki, ariko inka ikaba akarusho kuruta ibindi byose. Inyambo yageze aho iraremwa. Inyambo mu mateka y'u Rwanda ni inka ifite umubyimba muremure ndetse ikagira n'amahembe maremare ateye neza. Ni umwihariko w'igihangano cyaremwe n'Abanyarwanda. Uwatekereza imiterere y'inyambo akareba uburyo iteye neza, akareba n'imiterere yayo n'uburyo isa neza, n'ibara ryayo ry'ibihogo ridahinduka, ahita atekereza umuhanga wahanze icyo gihangano cy'inka y'inyambo iririmbwa na buri wese. Benshi bakabona atangiye kugenda bashaka kuyitirira, baniba ubwo buziranenge ngo bazabashe kubaho mu buzima buzira ubuze n'ibizazane. Mu mateka y'u Rwanda kuva inyambo yahangwa hagiye habaho porogaramu nyinshi, gahunda nyinshi zigamije guteza imbere ubworozi bw'inka kugira ngo babashe kwamamara no gushinga imizi mu Rwanda ibigitangarirwa na bose. Porogaramu ya mbere cyangwa se gahunda ya mbere iteza imbere ubworozi bw'inka yabayeho ahasaga mu 1100. Ni gahunda yahangiwe hariya urutunga rwa Gasabo, agatsinda rutunga bivuga urwuri rw'imitavu. Ni porogaramu yitwaga na Gihanga ahasaga mu 1100, yari igamije kubaka ubukungu n'ubumwe bushingiye ku kugaba no kugabirana inka. Abagabiwe inka za mbere zitomoka muri uwo mushinga n'abitwa Jabana. Jabana burya hari mu gihugu cyitwaga Uburiza, iryo zina rikura ku nshinga kugabana. Baragabiwe bagabirwa inka zo mu mushinga gabirwa watangijwe na Gihanga asaga mu 1100. Indi gahunda yabayeho iteza imbere ubworozi bw'inka ni gahunda yahanzwe na Cyilima Rugwe asaga mu 1345, ihangwa yitwa Ubuhutu butwa n'Ubututsi, bwari ishingiro rw'ubworozi bushingiye ku nka ndetse no guteza imbere igihugu, imitekerereze ihanitse ariko hanini ikaba ishingiro ry'inka mu mateka y'u Rwanda. Gahunda ya gatatu yabayeho mu mateka y'u Rwanda yahanzwe n'uwitwa Mibambwe Gisanura asaga mu 1609, nibwo yahanze gahunda yitwaga Gira amata, aho yashyizeho inka zikamirwa abatekesheje. Nuko ngo iyo umuntu yagiraga atya akavuga ngo inka ziratetse, yahitaga abayobokwa kwa Gisanura, aho yari yashyizeho inka zikamirwa abantu badafite amata, badafite inka, abo zatetse bakongera bagasubiza inkongoro ku munwa. Gahunda ya kane yahanzwe ni gahunda yahanzwe n'uwitwa Gahindiro, yayihanzwe yitwa Gira inka. Ni gahunda yabayeho mu 1746 igamije guteza imbere ubworozi bw'inka muri icyo gihe, aho yaciye iteka rivuga ngo kirazira nta muntu ukwiye kubaho hatagira inka, nta muntu ukwiye kubaho hatagira umugore, nta n'umuntu ukwiye kubaho hatagira amata cyangwa se ngo agire abana. Kugira ngo izo gahunda zose zishimangirwe mu mutwe n'umutima w'Abanyarwanda, niho hagiyeho gahunda n'indamuka ngira ngo Gira inka, gira amata,
gira abana, gira umugabo, gira umugore. Izo zose ni gahunda zabayeho zishimangira ubumwe bw'abanyarwanda, ariko cyane cyane bushingiye kwigaba n'igabana ry'inka. Gahunda yindi ya gatandatu yabayeho mu mateka y'u Rwanda nako ya gatanu ni gahunda ya gira inka, ariko igice cya kabiri nuko ngo ni gahunda ya gira inka yahanzwe na Perezida Paul Kagame muri 2006. yazunguraga iya Gahindiro yo mu 1746 yapfubijwe uburame n'abakoloni b'Ababiligi ndetse n'abandi banyamahanga batakundaga kuba mu Rwanda. Inka mu mateka y'u Rwanda yagiye ikora mu mishinga igera muri 4 kugira ngo ibashe guhamya ibigwi, nuko yakoze ibikorwa bitangaje mu mateka y'u Rwanda. Icya mbere, inka zagabirwaga abaturage kugira ngo barusheho kugira ubutunzi, barwanya umwanzi wo mu gihugu witwa inzara, uwo hanze atabona icyanzu yinjiriramo, kuko burya umuturage iyo akize, iyo afite ibiryo, akaba afite amafaranga n'ubutunzi, ntawamushuka ngo abe icyanzu umwanzi yinjiriramo. Nuko ngo mbere na mbere inka zagombaga kugabirwa abaturage bose bo mu gihugu, bakazihabwa, ubundi bagatunganirwa, dore ko ari naryo faranga ryariho mu rwego rwo hambere. Inka zahabwaga abaturage b'igihugu u Rwanda runyaze cyangwa se bizanye mu rwego rwo kubizeza igihugu gishya cyiza, paradizo itemba amata n'ubuki, barabagabiraga. Inka zahabwaga ingabo kugira ngo zirusheho kugira imbaduko ku rugamba. Burya iyo umuntu ahembwa akahabwa ishimwe ry'ibyo yaruhiye, arushaho kugira imbaduko maze akatanya ajya imbere. Bishaka kuvuga ngo nta mukozi wo mu Rwanda wakoreraga ubusa. Abantu bose bari mu nzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda zigera muri 82 bahabwaga inka. By'umwihariko ingabo z'u Rwanda zo zari akarusho, uko yagabaga urugamba niko yagabanaga n'inka, akarushaho kwizera yuko ibwami igihugu kimushyigikiye agomba kugitabarira. Inka zakoraga mu mushinga wo kugabira abami b'ibindi bihugu badakunda u Rwanda, kugira ngo urwango banga u Rwanda rubashe kudohoka, ndetse n'abami bakunda u Rwanda umubano ubashe gushimangirwa muri bo usugire usagambe. Urumva iyo mishinga 4 yatumye u Rwanda rugira abanzi bakeya, rugira abakunzi benshi, rushinga imizi, maze mu mutekano rworumya amahanga, rugira abaturage bakunda igihugu, rugira ingabo zikirasanira, maze amahoro arahinda. Uko niko inka yarenze kuba inka inywebwa amata, inka iribwa inyama, inka ikurwaho uruhu rwo kwambara, inka bakesha ifumbire, ahubwo iba igikoresho cya politike, ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, intambara n'amahoro, ndetse ishimangirwa muri byinshi mu mateka y'u Rwanda. Abanyarwanda bagize ubuhanga buhanitse ndetse n'isi itigeze igira mu bihe byo hambere, nibo badukanye imiterere yo kubangurira inka, bashaka ko iyo bafite bayibyaza iyi n'iyi. Asaga mu 1345 ubwo Cyilima Rugwe yaramaje kwigarurira ibihugu birimo Buriza, nibwo hadutse imitekerereze ihanitse yo kurema uburyo hajya habaho ibangurira inka, bakayivanga n'iyi ngiyi ikabyara iyi ngiyi. Muri icyo gihe mu Rwanda hari hatangiye kwinjira ubundi bwoko bw'inka bwinshi buvuye mu mahanga, izivuye muri Nkore zitwaga imisengo, izivuye mu Bunyabungo zitwaga uruvuzo, noneho n'izinyambo zo mu Rwanda. Nuko aravuga bati izi nka tugenda tunyaga tuzanaho iminyago tuzikuye mu mahanga, nituzizana mu Rwanda zikaba nyinshi, zizaca umwimerere wacu ari wo w'inyambo. Nuko abahanga batangira kwiga uburyo bavangavanga izo nka n'imfizi y'inyambo, kugira ngo noneho zijye zirushaho kubyara inyambo uko bwije n'uko bukeye, ntizizazimire ngo arizo ziganza. Bakoreshaga uburyo bugera muri 4 kugira ngo bazabone inyambo nyirizina nk'uko bayifuza. Inka zo mu mahanga zose zitwaga inkuku. Kugira ngo rero uburyo bwa mbere bakoraga, bafataga imbyeyi cyangwa se inyana y'inkuku bakayivanga n'imfizi y'inyambo, bikabyara icyo bitaga ibigarama. Ibigarama yaba ifite nka 25% z'inyambo y'u Rwanda. Uburyo bwa kabiri bakoreshaga, bafataga ibigarama bakabibangurira ku mfizi y'inyambo. Icyo gihe zabyeraga icyo bitaga inkerakibumbiro. Inkerakibumbiro yabaga ari inka ivutsemo ifite 50%
by'inyambo y'u Rwanda. Bakoreshaga ubundi buryo bwa gatatu bwo gufata inkerakibumbiro bakayivanga n'imfizi y'inyambo bikabyara ibyo bitaga imirizo cyangwa se ibisumba. Ibisumba byabaga bifite 75% by'inyambo y'u Rwanda. Ibisumba cyangwa se imirizo nabyo babivangaga n'imfizi y'inyambo bikabyara icyo bita ingegene. Ingegene niyo bitaga inyambo y'ingegene, nuko ngo yabaga ari inyambo yuzuye 100%. Ariko muzirikane ko kuyita inyambo y'ingegene nuko iba yaciye muri izo nzira zibangurira zigera muri enye kugira ngo ibinyambo yuzuye, ariko ntago yabaga yitwa kimwe n'inyambo yuzuye. Nuko ngo hari icyo bitaga inyambo, akaba nizo bitaga inyambo z'ingegene zabaga ziturutse muri iryo bangurira. Mu mateka y'u Rwanda rero inyambo yagize ibigwi byinshi buryo kugezana n'ubu nta nka yo ku isi yose irayihiga, yaba Firizone twirwa turirimba, yaba Burini Suisse, yaba Jerize ndetse na Bonsumara. Inyambo ni inka ifite umubyimba muremure ndetse ikagira n'amahembe ashimishije. Icyambere umva yuko ni umutako n'umuteguro wari wese ashobora kwishimira kureba bitewe n'imiterere yazo. Inyambo ni inka utora igatoza, ni inka utoza igatora. Nuko ngo ushobora kwitoza umuziki ikawubyina, wayitoza gutega amahembe ikayatega, wayitoza kwiyereka ikiyereka, kuko ni inka umuntu abwira ikumva. Numva yuko ni inka y'ingenzi mu mateka y'u Rwanda. Habagaho iminsi mikuru myinshi yo kuyimurika yiyereka, kenshi ikavugirwa ibisigo n'ibisingizo. Inka ni imwe mu itungo ry'Abanyarwanda cyangwa se mu gihangano Abanyarwanda bagize cyahangiweho ubuvanganzo bwinshi. Hari amazina y'inka, amazina y'inka bayavuga iteka ryose iyo bagiye kuzigaba cyangwa se gushyingira. Hakaza ibyo bitaga ibihamagaro n'indirimbo baririmbaga iyo zabaga ziri mu rwuri, hakaza amajuri iyo zabaga zitashye, hakaza amahamba iyo babaga zirimo kunywa, ndetse hakaza ibyisigo ndetse n'imyoma. Ibyo byose ni ibihangano bifatiye ku nka y'inyarwanda yitwa inyambo. Ikindi kintu abantu batanazi ni uko amata y'inyambo yaba atetse yaba adatetse ntashobora kugira ingaruka ku muntu wayanyoye. Urumva ni akarusho mu gihe andi yo bavuga ngo gira urugero gira urugero. Ikindi cya kabiri, inyama z'inka z'inyambo ni inka ushobora kurya ukazarinda upfa nta kibazo kindi ziguteye, mu gihe abandi zibatera za gute n'umubyibuho ukabije. Ariko inyambo ni inka ifite ubuzima, yaremanywe ubuhangange bukomeye ku buryo inyama zayo n'amata yazo adashobora kugira ingaruka ku muntu uwo ari we wese uziriye mu mateka y'u Rwanda. Ngayo nguko rero, ngicyo igihangano cy'Abanyarwanda cyitwa inyambo, inka itangarirwa na buri wese, igifite ibigwi kuva yahangwa asaga mu 1991 kugeza na n'ubu ikiririmbwa nk'igihangano cy'u Rwanda. Umwihariko turirimba inka y'inyambo y'iwacu, inyamamare mu z'i Rwanda, inganzo mu z'i wacu, iyo turirimba iteka ni inyamibwa, inyamamare mu z'i Rwanda, inka y'inyambo mu Banyarwanda. Murakoze, murakarama.